Norvege izina ryahawe agace gaherereye ahitwa Ikarama mu murenge wa Kigali. Ntivuguruzwa Jean Paul wavukiye muri aka gace avuga ko izina rya Norvege ryazanywe n'umugabo wari uje kuhagura ikibanza mu myaka mike ishize, ariko ngo kubera ubwiza yahabonaga ahita iryo zina kuko yabonaga iterambere hashobora kuzagira mu gihe kizaza. Yanayoboraga umudugudu, ubwo araza twajya dukunda gutemberana, mbese tukumva mbese ibitekerezo byiza hafitiye, kuko iyo uvuye hano mu kiro kibuga ugatembera hirya hariya usanga ko ahantu haterekereye hatambitse ameze neza. Yazamuka yaza yakubita amaso hano hejuru akareba akazunguza umutwe akavuga ariko hano hantu ati ni heza cyane. Bagitangira kubatekereza rero iyi site kizahubakwa nibwo atangiye akajya yitegereza akareba agahagarara akareba ko hano hepfo kazenguruka hose kazenguruka akaraba ati hano hantu heza cyane, atameze nko mujyi wo muri Amerika bita Norvege. Kuri ubu Norvege igenda irushaho kuzamuka uhereye mu nzu zihubakwa ndetse n'ibindi bikorwa remezo nk'umuhanda wa kaburimbo, amashanyarazi n'ibindi byatumye hahindura isura. Abatuye mu kagari ka Nyabugogo by'umwihariko batangiye ibikorwa byo kwiyubakira ibiro by'akagari by'umuturirwa, ibintu basanga ari kimwe mu bikomeje gutuma Norvege irushaho kuba nziza. Iterambere ryawo ririrukanka cyane kuko ibitaro birahari, urusengero, akagari, umurenge, umuhanda, amazi, umuriro, byose iterambere riri kwihuta. Norvege ahantu riva nago tuhaza, ariko nuko tubona hatuwe hari abantu nyine bafite amafaranga kandi bifuza kuyakoresha bakaduha imirimo. Ngo hagiye kuba ubuzungu, baduhaye igishushanyo mbonera cy'akagari bagiye kubaka ka Nyabugogo, kamataje ageretse ngo 8, bayatweretse kandi twayabonye. Abaturage kimwe n'abandi bafatanyabikorwa bashimangira ko nta kizabuza gutanga umusanzu wabo kugira ngo inyubako izuzure cyane ko izatuma bashobora guherwa serivisi nziza ahantu hisanzuye kandi hakeye. Bitewe n'uko byanshimishije, habona yuko n'ubundi ibyiza byose biza mu murenge wacu ngari kacu, cyane ko inyubako ari yacu zatikoresha. Inkunga yose bazasaba nzayitanga. Nzatanga umusanzu uko mbishoboye kandi nzawutanga n'ukuri, kuko hazaba habaye ahantu hagari hakwirwa abantu ku buryo buri muntu wese yabona serivisi uko abikeneye. Itegeko ry'abasukuti rero hari byinshi ridusaba, hari izo nshingano dufite ku Mana, hari inshingano dufite ku gihugu cyangwa ku bandi n'igihugu kirimo inshingano kuri twebwe ubwacu. Uyu munsi rero uyu muganda wadufashije, turimo no gusoza icyumweru cy'ubusukuti kugira ngo twuzuze izo nshingano dufite ku bandi, izo nshingano dufite ku gihugu. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rwakazina Marie Chantal kimwe na meya w'akarere ka Nyarugenge Kayisime Nzaramba iki gikorwa cyatangirijwemo bavuga ko ahari ubushake bw'abaturage bisiga babashije kugira icyo bageraho ku nyungu za buri wese, kandi ngo ubuyobozi buzakomeza kubaba hafi aho bishoboka nabo babatera inkunga. Mwabonye ko abantu bari hano batangiye kwifuza kugira uruhare n'inkunga batera. Natwe nk'umujyi wa Kigali turagiye kwisuganya turebe inkunga twatera kino gikorwa cyiza. Ubundi nk'uko byagaragaye itariki ya 4 z'ukwa 7 umunsi wo kwibohora, twifuza ko waba umunsi wo gutaha ibikorwa byiza nk'ibi. Kwishakamo ibisubizo nk'abaturage nibyo twifuza. Ntabwo ibintu byose bizaboneka ari uko habonetse ingengo y'imari iturutse mu karere, mu mujyi wa Kigali cyangwa se ku rwego rw'igihugu. Niba abaturage bashobora kubona miliyoni 197, aho biratwereka aho imyumvire y'abaturage bacu igeze. Biteganyijwe ko ibiro by'akagari ka Nyabugogo byatangijwe kubakwa bizuzura mu mezi ari imbere, bikazatwara miliyoni zisaga gato 197 z'amafaranga y'u Rwanda azatangwa ku bushake bw'abaturage. Mu mezi 4 akagari ka Nyabugogo karaba kabonye ibiro bishya kagomba gukoreramo. Akagari kazaba ganacumbikiye ibiro kandi by'umudugudu. N'umutumwa rero bwiza burimo gutangwa n'abo baturage bo muri akagari ka Nyabugogo vuga yuko n'ahandi hose bishoboka. Jean Claude Mutuyeyezu, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.